Haye Jene. Amakuru Ni meza. Witwa nde? Nitwa Yvette. Yvette ukora iki hano muri Family TV? Hano muri Family TV nkora ibiganiro bitandukanye, ndi umupresenter nkaba muri Pota. Bivuze ngo uri umunyamakuru n'ubundi ukora ariko ibijyanye n'amakuru. Yego. Kuri tele cyangwa no gupresenter? Yaba ari kuri tele, yaba ari no na presentation y'amakuru byose. Ikaze rero muri The Face On tugiye kuganira gatoya utubwire ku bijyanye noneho iyo uvuye mu makuru kuri tele wagiye mu event wavuye byose wabitunganyije ku muziki noneho ese ubundi urawukunda? Ni gake. Ni gakeya. Ariko hari akujya wumva? Rimwe na rimwe wenda yo naruhutse ntakoze akazi rimwe na rimwe ariko ntago ari cyane. Wumva ubwo nk'akahe karirimbo? Indirimbo zo ni nyinshi zitandukanye sinzi wenda iyo nakubwira hagati aho ngaho gusa harimo zimwe nkunda harimo basi njyana tugenda gakeya cyangwa izihuta nkunda izigenda gake zitihuta cyane. ubwo ni wa Celine Dion? Njye nkunda abanyarwanda cyane kurusha uko nkunda abanyamahanga. Narashize rero kuko nigenda gakeya nayo mu gihe cyayo gitinze narayikunze ariko ubu nago niba uko nakunda kuyumva cyane wenda ku bitangazamakuru bitandukanye ariko ndumva nago nyiherutse kuyumva. ese ubundi ukunda uwe muhanzi? Kuvuga umuhanzi umuntu akunda biragoye biterwa n'umuhanzi usohoye indirimbo kumva irakwenteresa wenda niho navuga ngo iyi ndirimbo ndayikunze kuko uyu munsi ushobora gukunda indirimbo y'umuhanzi runaka ariko ejo nkakunda iyundi bitewe n'uko ariyo wenda isohotse ukumva ko ariyo igushimishije. Yvette wari utubwiye ati njyewe atabahanzi baba bagoye kubatandukanya uwo nakunda ariko Ivuri ngo burya ni umuhanzi wawe? Every hari indirimbo mbere wenda Every n'uwejo bunde ajeje bundi ariko ubundi wenda mbere umuhanzi numvaga nkunze nkiri mutoya nyiga mu mashuri yari Tom Close niwe muhanzi waririmbaga indirimbo nkumva ndazishimiye nkumva nyine zirimo ubutumwa butandukanye kandi umuntu ashobora kwigiraho. Indirimbo rero za Every nazo ni indirimbo ubona hari zisa nkaho zifite ikintu zivuze nubwo wenda benshi bumva ko ari urukundo ariko hari ikintu umuntu yakuramo wenda yakwigiraho. Ubwo ni cyane cyane abakunda? Yego abakundana. Ufite umukunzi rero? Ibyo bintu biragoye. Yego cyangwa oya ntawe. Okay, hanyuma rero turagira ngo turebe mu karirimbo kamwe ka Ivuri kajya kagushimisha utubwireho niyo waturimbira gatoya. Ngira ngo kuririmba kwanjye urabizi ko bigoye nawe urabizi hano turakorana kenshi biba bigoranye ariko nk'ira ndirimbo njya mbirota ni indirimbo nkunda udutekereza neza ukumva ko kuri muntu ukayumva ubutumwa bwayo akenshi njya nkunda no kubona no mu birori bitandukanye bayirimba ukabona abantu barishimye ukabona abantu bagize emotion ukabona nyine ni indirimbo nyine utuma umuntu nyine yishima. Nubwo kuririmba kwanjye bigoranye ariko irandirimbo ndayikunda. Wagatura ndi rero nk'abantu batatu? Ndayikunda abakozi bose dukorana muri Family TV. Urakoze cyane. Urakoze. Uretse muziki se mu bindi bintu bya entertainment niki kigushimisha wenda iyo udafite ari kumva umuziki ubuhugiyeho? Ikindi navuga wenda nkunda ni kureba filime. Filime action zirangira cyangwa? Season. Kuri ubu uri kureba iyi? Kuri ubu ndi kureba yitwa Suspension Pattern. Ukunda? Yego. Turagushimiye cyane. Urakoze cyane.